sinibaza ku muntu yancugutwe tukongera tukararana mu buriri. Nagiye kubona mbona ya icya kirahuri kiba kibaza iki kwagutwi. Amaherena baratakaye. Ubwo naje kujya kumwegura akaboko kanjye hano kwa tatuwaje. Aho ngaho aravuze ngo yaransunitse ngwa mu kirahure cy'aka kabati iyi TV stand. Ntago ari byo, ntago ari byo. Nari ndyamye muri iyi ntebe iyi ubwo ahita nkubita urushyi ankubise urushyi kuko Dobo yari afite ikibazo kwa muganga batuje no guserera bireba kaba nashatse gusohoka hari yego gusohoka ugende hanze sikata yongera arangarura ahita nkubita muri iyi ntebe. Ushatse gusohoka ahita yongera mukungubita mu ntebe ahita mfata mu ijosi nishingo mvuze induru mpamagara Solange namwe Solange mbabarira ngwino n'aba Solange yaje gutabara sikata mukubisa umugera ahita mukubita iyi tabure iri hano ayimukubita mu gatuza gutya iyi ngiyi iyo aba mukubise iyo taburo hano arangije nyine abafashe ikirahure yikatanga ku kiganza ndeba njyewe nanjye nyine ngira ubwoba Doboy kuko yari amaze kumura umugutwi ndavuga ati kamfunge hariya hepfo papa Doboy nyine ataducika ko nasohokaga nyine nageze hanze nawe yafunguye hano ahita agenda n'ibirenge yafunguye hanga urugi rwo hanze n'ibirenge yego papa Doboy afata gaze agiye kudutwikira mu nzu twese arangije nyine tunyita nterura abana tuhita dusohoka tuhita tugenda nyine kuko yari yarangije gufungura igitambi cya gaze agiye kudutwika turagenda yashatse kubatwika Pasikaito irandinze ndarayishima niyo mpamvu nari kuba naranapfuye niyo mpamvu tuba tugomba kwemera ko Imana iriho kandi ikora cyane Imana iriho cyane kandi ngigaragarira mu bibazo buriya cyane byagendaga biragenda nyine nko kubibona hano mu rugo ibintu biri kugenda neza mu rugo nta kibazo dufite sanze Dobo yagiye ku ishuri Dobo yabaye yagiye ku ishuri ariko Skyla we ndahamusanze Skyla we aracyari muto azatangira mu kwa 9 anyakiriye neza cyane ntago yameruka yego ntago mwahirukanaga Dobo ntago tuza kwizimba mu magambo uyu munsi twaje hari byinshi biri gukomeza kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga buri muntu wese ari kugenda avuga ibyo ashaka ariko uyu munsi twakugendereye ngo biri kimwe cyose ugende ugishyiraho umucyo ndashaka ko ikiganiro tugiye gukora tuza kugenda akantu ku kandi sibyo akantu ku kandi wowe ubwawe ukoresha imbuga nkoranyambaga urazitegereza buri kimwe cyose kivugwa ubugenda ukibona buri muntu wese ahangaha turi buze kugira ubutumwa tumugenera ese ibingibi uyu yavuze nibyo ese ibyo yavuze nibyo nawe ndabizi ko uri umunyakuri kandi ukuri kwawe utajya uheza ubwo ngubwo ngende kubivuga nk'umuntu ukuzi uri umwe wese ndetse abantu baze no kumenya umubano wawe na Skyto uyu munsi wari ugeze hehe ese Skyto ubundi abantu bazi mwamenyanye ryari Skyto twamenyanye 2014 2014 yego turakundana hari byinshi twacanyemo byiza hari bibi twacanyemo ariko bidakabije ntabwo byari bikabije ntabwo ari bya bintu ngo tuwe wenda twakifashisha ubuyobozi yego ngo cyangwa twifashisha imiryango cyangwa undi muntu byari bya bintu twikemura ku giti cyacu yego ubundi mujya guhura na Skyto urumva hari uguhura mukabanza mukamenyana mukazageraho mukajya gufata umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye kubana numva twahuye na Skyto yego duhurira twahuriye njye na Skyto twahuriye Cosmos ndi kumwe n'umushuti wanjye witwa Dudu yego ni inshuti yanjye magara na n'ubu aracyari inshuti yanjye inshuti yo mu bwana na n'ubu nyine aracyari inshuti yanjye nari mvuye ku ishuri na Dudu nari mvuye ku ishuri yego noneho duhura na ba Skyto nabo bavuye ku ishuri muri apasi yego mwese mukira abanyeshuri baraduhagarika
baraduhagarika njyewe na Dudu. yego Mbanza no kubwira Dudu ati ariko se hari abahungu koko waretse ibi bintu koko ntihagararagaho naranasuzuguraga n'icyo gihe yego narasuzuguraga byatara abandi twiganye muri segonderi barabizi Bigimana yarabivuze ati umwana mwize wari umwe mu bakobwa beza bari bari muri nanakinaga vore ahantu ntigaga na vore wayikinnye nakinaga vore n'uburebure bwawe n'ubu narabyibushye mbigikuri yego urumva ubwo rero Skaitu bayere kumwe n'undi mushuti we witwa Kuki n'undi mu type babanaga witwaga Gatete bacuzanyaga imyenda yego se twigaga muri apasi icyo gihe duhura Cosmos turi kugenda na Dudu kubera Dudu wabo ni Nyamirambo batu yara Sezike nanjye urumva nize muri primaire ku Ntwari Sezike Nyamirambo niho grammaire wanjye niho nabaga kwa grammaire wanjye yego ariko icyo gihe tumenya na Skaitu ntago nabaga kwa grammaire yari yarapfuye noneho biba ngombwa ngewe ko njya kwikodeshereza ujya ghetto turahura rero ariko ubwo nari nakiga yego turahura ari kumwe n'uwo Kuki n'uwo Gatete umushuti we badutumaho akana kari kagiye kuvoma ara kwa King James neza yego nuko ndangije mbwira Dudu ati kuse tipe yakareka tijye nago nsubira inyuma Dudu aravuga ati ariko se waretse tukagenda ngo Dudu kandi uri umusazi ni naho ngiye nago nsubira urabungu buri kudusifura bimeze bite nuko twasubiyeyo se yari umwana mwiza pe yari umwana mwiza ubona nta kibazo umwana uganira abamuzi baramuzi yari umwana uganira na Kuki baratuganirije icyo gihe bajya kudushakira he n'inzu yego ahantu nashakaga inzu hari hafi yo kuri apasi ndavuga wapi ntago naba hano byajya binangora no kugera ku ishuri yego uri kumva nitangira iki ndavuga ngo ndashaka ahantu wenda azajya mbasha gutega ubwo yarigaga i Kanombe yego wigaga mu kangahe nigaga mu wa 5 senior 5 yego ubwo Skaitu turamenya nawe hakubita birangiriraho byarangiriye aho ahubwo umuntu wabaye inshuti yanjye cyane ni Kuki wa mushuti wa Skaitu kuko kenshi Kuki twigeze no kujya dusohokana nyine biraho nta kibazo ariko ari umushuti wanjye biraho bisanzwe ngera Kuki ndamubura na Skaitu ndamubura nyuma aho nyine ishuri rirangiye na Skaitu yararangije kwiga yego Skaitu turaburana ariko neza noneho uwo mushuti wabo witwa Gatete hari undi mwana w'umushuti wanjye witwaga Brandine yego Brandine akaba nyine akajya banza Gatete ashobora kuba byari by'abasore yaranamuteretaga wenda ubwo tuhita tugira iki tujya kureba Gatete ndi kumwe na Brandine bamubajije Gatete ndamubaza Gatete wa mushuti wawe wasetsaga byahatari mubaza Skaitu si yagiye he urumva sinanzi ni wabo wa Skaitu ngo ngasigaye biwabo ku Gisozi ngo si yarangije kwiga yego ngo wamamagaye se tugasangira uri kumva muri kwa Gatete ariko se numvaga nyine ari ubushuti tutazagirana hano ngo tunabyarane ntago nabyumvaga Gatete ati ntaribe aba mumaye kuri telefone Skaitu yumvisha ari ngewe arasara ari kumwe na mama we icyo gihe sinza byambwa ati ndi kumwe na Mary turaza kuvugana yafashe yatse Gatete nimero yanjye arampamagara hari hagezweho rero Sun City Nyamirambo setarambwa ati wazamba bari he tugasohokana Sun City Skaitu n'umwana w'umukajyasi rwose urumva yakoreraga no mu biryogo icyo gihe acuruza n'imyenda yego ndamubwira ati ntaribi icyo gihe Skaitu ngewe kuko hari kuri Noheli ababihorere yego hari kuri Noheli urabizi ntari nyiri umukobwa nta bintu byinshi yego kuri Noheli ntago nari mfite undi muntu dukundana ngewe na Skaitu wenda arafite n'undi bakundana ku ruhande yego ariko mwari kuri Noheli nasohokanye n'umu boyfriend wanjye turasohoka ntago nshaka kumuvuga hano gusa Skaitu aramuzi yego turasohoka na Skaitu musanga he Sun City
ubwo se twari kuvugana yego ntitwavugana. Nyuma yaho kuri Noheli nyuma yaho yararwaye araremba ari kubyumve, yego araremba ku rwego rutabaho. Ajya kurwarira Sainte Famille, ababizi barabizi, abashuti bacu ba hafi barabizi. Sika tuyihereye mama we telefone ngo ampamagare kuri telefone. Icyo gihe nabaga mu Miduha kwa Brandine arwaye, numva umumama arampamagara, umva ntitwari tuziranye bike, amakuru ni meza. Skitu iwabo bakunda kumwita Skitu ararwaye, arwariye hano Sainte Famille gutya na gutya. None se ngewe kaguhaye nimero akubwiye ko ndi iki, arambwiye ngo uri sheri we. Uri kumva ngo yari yaragukunze, yari yarankunze ngewe, ariko yaranane. Skitu yari yarambonye n'ahantu henshi, yambonye muri Touch, hari umushuti wanjye wakoreragamo, kuko niyo twaganiraga yarambwiraga nyine twaramaze gukundana, arabimbwiraga. Yambonaga ahantu ariko ngewe yaranze, ariko ngewe ntamuzi. Yamozagaho ijisho urumva. Yego nuko arangije mbwira Brandine, navuga Brandine uzko ura Brandine aramuze uzko Skitu ngo Skitu bavuze ngo ni Skitu arwaye, waretse tukajya Sainte Famille. Yego izina ry'Imana nta n'itike twari dufite, ibaze kuva mu Miduha n'amaguru diriri zamuka Nyamirambo, ukazamuka Nyamirambo ukagera mu mujyi. Tuba tugeze mu mujyi, yego ndagenda asanga Skitu koko yararembye. Iwabo hari bashiki be babaramenye nk'umusheri we, kandi nari ntarabasheri ataranarimbwira. Ntago wasebye umuntu yego ngo ntago mukundana, kandi ari no mu bibazo, ari anarwaye. nawe muntu ikintu nakoze gufata umubyeyi ukabati twaratashye bukeye bwanjye naragarutse. yego tuvuga ati ni umushuti wanjye, nungutse inshuti. Skitu ari umwana mwiza ku rwego rutabaho, ku rwego rutaba. Impamvu ntangiriye hano ni ukugira ngo n'abamuzi kiragiye, ntabwo mvuga wenda ibyo Skitu yakoze ni bibi cyane pe, ni bibi n'ubu sindamubabarira, ariko mbere yigeze kubaho umuntu. nayo mpamvu twavuze ngo byose tubishireho, yigeze kubaho umuntu, ntago ariko yahoze. nuko yego ubwo bukeye uragaruka wowe? Naragarutse nza kumurwaza, ndamurwaje bageraho nabo babasezera mu bitaro. Ndongera nsubira kwa Brandine, yari umubyeyi wanderaga, ibaze ko nta n'ikintu twapfanaga. Uriya mubyeyi naranamubuze, nabuze na nimero zabo. Yego ngize n'Imana nkazibona. Hari ababyeyi nshaka yuko mbonye nimero zabo nashimira, ndaza kubavuga mu kiganiro. Yego nuko birarangira, barabasezerera. Bagombaga rero kujya mu ngando. Skitu yararangije secondaire. Yego Skitu akiriya nagiye kumureba, yaravuye mu bitaro, ndamureba. Nibwo cyo gihe yavuye mu bitaro, mu ngando urumva yagiyemo naho avuye mu ngando, urumva twavuganaga kuri telefone. Yego njya kumureba rero iwabo mu rugo ku hari kuri Saint Valentin, sinzabyibagirwa. ku Gisozi nawe nazabona iki kiganiro aho azaba ari hose, azabyibuka ibyo bintu. Hari kuri Saint Valentin iwabo ku Gisozi mu Budurira. Yego ndagenda, papa wahari na mama we njya kumureba. Ngiye Skitu nibwo yambwiye yuko ankunda, ambwira n'inshuro agiye ambona inshuro nyinshi kuri Saint Valentin. Yego ndamubwira ati ntaribi, nta kibazo pe. wa musheri wawe ubwo we nabonaga atabirimo neza, ntabwo yari abirimo neza, byari biraho. nuko birarangira Skitu nuko twatangira urugendo rero. Yego turakundanye. Skitu twarasohokanaga ahantu hose. Skitu yakora ikintu n'ubwambe Skitu wumva yarataraba umusitari. Yego ndabyibuka yigeze kumbwira hari content yari ashatse gutangiza ahantu kuri radio runaka, ariko sinshaka kuyivugaho. Yego baranayimurya. Angisha inama, arambwira ati ngewe nzaba umusitari mama top. Ni Flash ni sinzi iyo nuze, ni hagati ya Flash n'indi radio nanjye sinzi nanjye kuko ibyo binahamaga binga ngiye nkamuseka rero. Namubwira ati reka wowe
nereka ariko washatse ibidukora ko ibyo bintu bitazava wakicururije imyenda ukabiva ariko nkabona nyine afite umuhate yego tukaganira twajyanaga ahantu henshi cyane dukunda nta nubwo yajyaga asiga yacuruzaga imyenda umwenda wa mbere simvo ndavuga ibyiza yaba yarankoreye wenda aka kanya yankoreye ibibi ariko ndi kukwereka uko yahoze bwa mbere uko yari ameze bwa mbere ukuntu yari ateye yego sikahita umwenda muzima yaranguraga imyenda yego yamara kurangura imyenda ya myenda iya mbere yajyaga atarajya gucuruza urumva yemi yakuragamo ya myenda ya mbere akayima twarakundanaga muri make yego ku rwego rutabaho n'umuntu wamboranaga na sketu twageze n'abashitsi banjye akajya ngo atuwe sketu yarakuroze yego sketu yarakuroze uratekereza muri sketu wamubonyemo ibiki yego hari benshi abantu babona iki kiganiro barabivuga muri commentaire yego byararangiye sketu turakundana bigera 2017 2017 sketu yaje kuva iwabo ajya muri gatanu hano ku kibanza ruguru ruguru yego ubwo nasimbutse byinshi ntabwo twabivamo n'ibirebire ndangije nanjye ubwo nabaga muri geto i Nyamirambo taravuga ati aho kugira ngo tujye dukodesha geto ebyiri uri kumva ukodeshe kuko nari mfite akazi ngewe Nyamirambo narakoraga Kicukiro narakoraga ahantu ntabwo nshaka kubamamariza ahantu nakoreraga yego uri kumva nkishyura iyo nzu n'iyo nzu yo mu rugo kuko nayikodeshaga ya Kimisange ikaba yamana utwo dufaranga nkongeranya yego nuko rero sitarambwa ati rero waretse tukabana n'ubundi ko dukundana yego turabana ku Gisozi nimuye ibintu turajya kubana ku Gisozi muri chambrette uri kubona kira gikoni cyacu cyo hanze yego niko yasaga chambrette mbi iva mugakuraho ibisaso mugashyira hirya mukegeza hirya amazi nka koropa agashoka akajya kuzunguza asizaho nanjye wenda nkajya muri ako kazi kanjye yego uri kumva ariko byageze aho ngaho mbanye na sketu ako kazi ndagahagarika arabyanga yanga kuhagarika akazi arabyanga ko nkomeza gukora akajya agenda wakajya gutigita tukaba turi kumwe mukajyana gutigita akajya gucuruza imyenda acuruzaga imyenda yego hariya mu Biryogo akagaruka abona amafaranga tugasohoka nyine nk'abantu twabanagaho neza pe nyuma yaho rero 2017 yantaye mu nzu aragenda yaragiye nyine kubera ubushobozi 2017 yego ya chambrette twayivuyemo yego nyivamo nawe aragenda sketu yahise ajya kubana n'umuntu wiswe Gabiro gitari yego Gabiro biza kurangira sketu asubiye iwabo Gikondo ubwo bagiye kubana ahantu mu Kiyovu yego rero birangira sinzi ubwo sketu asubiye iwabo nanjye ugakomeza ubuzima bwanjye 2018 nibwo twongeye guhura icyo gihe agenda nta kibazo mwe mufitanye na kimwe cyari byari ubuzima byari ubukene pe nta kibazo twari dufitanye wabonaga ko ari ubukene no gushwana rega ntabwo ubwo tutashwana twarashwanaga ariko atari byandi byo gukubita bya bindi reka sketu ntabwo yari bwatinyuke kunkubita oya yego nuko njye nimenyera ubuzima bwanjye nawe amenye ubuzima bwe 2018 rero twongera guhura twahuye nanone ari kumwe n'aba mutipe twahuye bwa mbere kuki duhurira hano n'icyo kiganiro twagikoze twayago duhura ndi kumwe n'umuntu wankundaga ko turagiye akundana n'undi nanjye nanjye nkomeza ubundi buzima mbona undi musheri yego dusohokana rero n'umusheri wanjye kwa Jiri Remera twinjira kwa Jiri basket bo basohoka skata kimba nati nago nava hano mu madobo yinjiye yakwitaga mu madobo cyo twazi ni Sandrine ahantu Sandra yinjiye nago ndi bugire ko cyo cyati ndabizi twinjire aramushera wanjye twari turi kumwe yaritondaga pe
yaritondaga ku rwego rutabaho. yego nuko ahita uwo kuki ahita avuga ngo ngiye mama dobo ubwo reka nkoresha mama dobo ikano kanya Sando. yego Sando ngomba kumukura hariya ariko kuki ubivuga ngomba kumukura hariya kuri ratebo y'abari abana kuki kuko bari inshuti zanyuma kuki nubwo twatandukanye na Skype twajyaga tuvugana tukanahura tugasangira kuko yari afite undi mukobwa bakundana kuki yakundanaga n'undi mukobwa ni inshuti yanjye yego n'ubu ni inshuti yanjye umushire we bakundanaga mbere nuko ikintu noneho baraza baranganiriza ariko ni kuki yakuganirizaga kumva nibyo bagiraga imvuga bose tipe twari turi kumwe nawe gateye urumva yarazi Skype yahise yivumbura ararakara abari kubisaragiye asizaho wa muntu mwasohokanye yahise yivumbura ararakara ahuye n'umu ex yego twicaye na Skype kuri table turasangira mu gusangira rero ababanye baratashye n'ubundi wawe hari ameze nko mu rugo natashye iwabo iryo joro oya akudisi mwarakundanaga yabibabaje mani shitani ni umugome ku rwego rutaba twaratashye iryo joro nyine 2018 ndi kukubwira banze iryo joro ari ryo yatwitiyemo doboye ubwo yari yarasubiye iwabo cyangwa yabaga iwabo mu nzu yo hanze iranzu basenye yiwabo ubwo yari yaravuye handi kwagabira yaravuye yubaka nka ghetto nkuko dobo yakubakira inzu yo hanze arahubaka noneho akaba yihaba nyine abaga iwabo rero ngiye kuko bari bananzi kuva na kera bari banzi ko twakundanaga narisangaga ibaze ko natwe twe twarashwanya bano kwagabiro ngiye najyaga niwabo n'ubundi nibisanzwe najyaga bisanzwe yego banazi n'umuntu nkundana nawe iwabo nta n'ikibazo bibatwaye ko natwe yari afite undi bakundanaga yego nuko ubwo rero nuko rero twongeye guhura na Skype ubwo rero bibayeho Skype byabaga ngombwa yuko ntabwo ari kuguma aho ngaho twese doboye biba ngombwa yuko njya kuba ahantu hitwa Nyagasambu mvayo ndaza mbwira papa Skype ko Skype yanteye inda yego ndaza rero ubwo njya kuba kwa Skype mu rugo iwabo babyakiriye gute ntabwo bari kubitindaho bari babizi n'ubundi nta gushidikanya ko ari kurimo bari babizi ubwo naraje papa Skype ashaka ibintu byo kwisaza papa aramugate urasohoka hano uyu mwana agomba kuguma umwana w'imfubyi wowe urasohoka sandaguma yego uyu mwana ni imfubyi ntago papa warakijwe ni umudive ndabizi rero ntago nagira iki nasohotera umwana ndabizi ko mwakundanaga mureke yego Skype ikintu yakoze yarampunze acuruzaga hariya yari yarasigaye acuruza imyenda hariya Nyabugogo yego mu mashyirahamwe aragenda ajya kuba muri ghetto n'abarwama yego urabazi barwama ndabazi bose nanjye mbaye kwa Skype ataramenyekana byari bitaraba kumenyekana yego nuko rero bagiraho bagera mu ndirimbo ngo bamvugirije induru ngiye yabaye irandimo ngo bamvugirije induru yayikoze ntwite doboye ubiwabo yego nyuma yaho rero Skype ngewe naje kubyara nza kubyara Skype n'ubundi aba ku Gisozi yabaga ku Gisozi yabanaga na Rwamo n'ubundi ndabyara doboyi tuva kwa muganga n'ubundi njya kwa Skype n'uruhinja nibo bakujyanye urumva n'ahandi nari kujya mu gihe wari utwite nibyo urumva Skype avuye mu rugo umubyeyi aramubwiye ati niba udashaka ko mubana mvira mu rugo wowe ugenda ariko ubwo abantu banabyumve neza cyane ko uri imfubyi nta bandi babyeyi wari ufite ntabwo nari mfite kandi nanone iyo wabyaye gutyo watwaye inda niyo waba ubafite reka nkubwize ukuri hari ibintu umwana w'umukobwa ntabwo ababyeyi ntabwo babyakira yego ariko se icyo gihe yagendaga urumva n'ibyo arakora byibuze mu gihe wari utwite yakwitagaho cyangwa yarivumba yarigendera burundu n'ubundi Skype abamuzi yakuze nyine ari umutigese urabizi
ubwo uko yafashaga iwabo n'iwabo bakongeranyaho ku bushobozi bwabo yego yagiraga uruhare akakora akagira ibintu yohereza yego nuko ndabyara rero ubu byaye doboye nabyaye doboye ndwaye malariya nenda gupfa ibyo ntabwo nabyibagirwa yego ibindi byo ntabwo ndi bubivuge hari ibyo ntari buvuge yego ntabwo byari bimeze neza gusa akimana irahaba urabyara nari ndwaye malariya kandi ntabwo yashatse kuba yamvuza umuvandimwe wanjye niwe wampaye amafaranga njya kwa muganga icyo gihe urabizi twite ntabwo baguha kwatemba baguha paracetamol ukarindira igihe ubyarira biba bikomeye nyuma yaho rero muri iyo minsi 3 nahaburagaho nk'iminsi 3 ngo mbyare njya kwa muganga Kacyiru mama waranjyana yego ndabyara mbyara doboyi anavukana ikibazo doboyi yavukanye ikibazo cy'ubuhumekero bamujyana muri Neoskatu yaratigise nk'umugabo ntago mbeshya yaratigise umwana tumuvana muri Neo nta kwa Baskatu rero nuko yego naje kwa Baskatu ndakomeza ndahabanza kuhava mu buryo bitameze neza ntago nahavuye mbishaka yego nahavuye kuko hari uko bitagendaga neza simbivuga hano nta mpamvu yo kubivuga rero njya ahantu kuba Inyamirambo ahantu ku meri wari inshuti y'abashiki basigaye twitwaga Diane yego mbaye naho ntabwo mwari muziranye oya uwo Diane yari inshuti yabo nyine biraho ngenda nabwo batabizi kwa Skype nagiye Diane ahankuye kuko yabonaga ubuzima bwo kwa Skype bugoye kuri njyewe yego umubyeyi ufite umwana w'uruhinja cyane hari uko bitagenze neza simbivugira yego nuko rero nza kugira iki kwa Diane nawe ntabwo byagenze neza urumva yari afite urugo nagombaga kuva mu rugo rw'abandi ndagenda rero njya ku Gisozi ahantu Skype navuye muri covid n'amaguru mvuye ahantu bita mu Nyakabanda ngera ruguru y'urwibutso ahantu Skype yarakodesheje ku rwibutso ku Gisozi yego mageze Skype ntago yigeze yifuza yuko twakinjira mu nzu nge na Dobo yaradusohoye yarabasohoye cyane uhetse uruhinja ndi kukubwira intandaro by'ibi bintu yego aradusohora amaze kudusohora ariko nawe nta bushobozi yari afite aha ngaho ntanamuvugira gatoya wenda ashobora kuba yaratekerezaga ko nta bushobozi afite kwa kudutera umukobwa inda akavuga ati ibi bintu naratara niyubaka ataraba n'umusitari aho wamwumva ibyo birarangira turara ahantu ku mushuti wanjye yitwa Classe ku Gisozi n'ubundi babaga mu gipangu kimwe ahantu no ku Gisozi twaranahabaye na Skype tubana niho ha kabiri twabanye nyine ku Gisozi kwa ba Jacques nuko birangira ndahava naravuye nsubira kwa ba Skype mu rugo iwabo basubiye biranga ndavuga ati ibi bintu umuvandimwe ngira inama ati siranzu y'iwanyu kirimo umupanga habagamo umucika 10 umurenge yishyuriraga yego uwo musaza rero n'ubundi yaraziranye no mu rugo yaziranye n'ababyeyi banjye batarapfa yego tante wanjye rero amushyira muri iyo nzu ku rwego kugira ngo inzu itazapfa n'ubundi kuko nakuriye kwa tante nari nkiri umwana ntabwo nari kujya kwa ababyeyi banjye ko barapfuye ngo nzajye kuba muri iyo nzu yego tante biba ngombwa ko antwara nyine ubwo abashyiramo uwo musaza yego Skype tuba kwa Diane se yamamara ka kaboro ka sirenge ya bagaye kaba karatwitse bora hano hose bamupostinze ndi kurwana n'ubuzima na papa cyangwa batwika ngewe ndi kurya imyanda sha n'uruhinja atananyikoza diaspora urabizi iyo umaze kuba umusitari urabizi uburyo abakobwa bakwirukankaho nabona ya postinze ubwuki ngewe ndaho ngaho n'uruhinja ndavuga posho nta kintu posho ry'iki nta posho icyo gihe yampaga wari papa gukimama cyane cyangwa yaba yangire n'impuhwe akaba yayama umwana yarwaye biba ngombwa rero hari umushuti wanjye wapfuye twiganaga kwa Haji abamuzi baramuzi nta nubwo namushyinguye disi
yari umwana nyine twabanaga muri ARG twaga Desire. Mani muhero kuri dashira. Yarapfuye yapfuye ntwite Skyra kandi twite ntago abasha kujya gusingura. Yego. Desire yabaga azi ibibazo byanjye. Ndagenda ndamuganza ambwira ati ko kugira ugume kwa Skyto. Gwagiye mu nzu y'iwanyu ndani wampaye igitekerezo ndagenda ku murenge ndirukanka inzu yanjye barayimpa. Yego. Bamaze kuyimpa Desire ni wampaye matera. Umukozi wanjye yitwa Fafa amamashuka. Papa wa Skyto yampaye couvrer. Yego. Bitanjya kuba mu nzu yo mu rugo. Urumva hari harimo n'intebe. Hari harimo intebe zacu za kera zabagamo umusaza urumva yabigumanyemo. Ntambara yararangiye yabigumanamo. Yego. Ibintu byacu bigumamo. Wasanze inzu yarayifashe neza. Yarayifashe neza kuko yari umuturanyi n'ubundi w'ababyeyi banjye batarapfa muri jenoside. Nawe yarokokeye aho. Yarokokeye hari Nyarurama ababizi barabizi. Nuko mbamo n'umwana turahabaye Skyto yakoraga muri Mika Fashion. Igihe kimwe ari yajyaga aza kureba Doughboy akaza moto ikamuparika akaza kare umwana ahita yurira kuri moto. Ubwo nyine wumvaga ko ngiye nari nciriritse muri icyo gihe. Kandi we yaratangiye kwamama. Yari yaramamaye. Yibagirwa ko tutari ibyo twacanyemo. Akaza moto nayo igaparika aho ngaho ikahaguma. Cyane. Akose yakayimuha umumata. Cyane. Nuko rero ahantu ndahabaye mu bibazo sinshaka kubicamo hari aho nabivuze mu kiganiro kwa Emi. Yego. Ndahabaye bigera igihe mbona yuko n'ubundi Skyto urumva ntago agomba kumfasha nanjye ngomba guhindura ubuzima nicaza tante wanjye yarakiriho. Yego. Kwandeze ndamubwira ati hano hantu arambwira ati ahantu ntago Farije yakubakira. Yego. Ikintu ugiye gukora ahantu ugomba kuhagurisha. Wamara kuhagurisha ugashaka ahandi ugura mwana wanjye. Icyo gihe araje n'ahasura aransura aranahareba pe. Yego. Kwa musaza we. Nuko rero were. Yego. Nuko rero ahantu narakomeje Doughboy ariko yakundaga sekuru twavaga kwa Skyto akaremba handi bihakanga ati rero uyu mwana impamvu aremba na mwana wacu ujya uba mu gasozi ntibibaho. Umwana nkongera nkamusubiza he mu rugo. Rimwe rero naho ndongera mfunga umwuka umwana amusubiza mu rugo none ngenda ndarimba ku rwego urumva no kubona umuntu mwabyaranye ubona ari guhitinga nta kintu agufasha. Wabona nyine uzi se abahungu sinzi ukuntu muteye abagabo ukuntu muteye. Mwibagirwa vuba ku rwego rutabaho. Yego. Umuntu wibagiwe ko mwacanye mu bintu no kwamamara wenda n'aya masirenga yajyaga yavuga nyazi tuyaziranyeho akambwira. Yego. Ukabona abonye wenda abonye ukuntu abaho neza ntabe yagutekerezaho agatekereza wa wundi umeze neza kandi nawe wari umeze neza cyajya gutereta. Nuko ikintu cyabayeho rero nararwaye ndarimba Setu baramuhamagara ari kumwe n'undi muhungu w'ishute twaga Sarikode. Baramuhamagara ndwaye ambulance yaje kumfata hari iwacu mu rugo aho mvuka. Muri uwo mudugudu tunagiye nabo bakubwira icyo gihe. Icyo gihe abamama bagutukiye Skyto. Umwana wacu uramwishe reba ukuntu meze nabi banjyanye kwa padiri meze nabi kweri. Yego. Nuko kwa padiri Fafa niwe wangezeho tantangira yahise yohereza umwana waza kundeba papa Skyto yahise ahagera n'imfura ndanamushimira cyane. Yego. Nubwo umuhungu we yamemukiye ntago nabimuziza uyu mubyeyi ntakatatugize. Yego. Pe ntakatatugize aho naba mbeshye. Nuko araza ubwo biba ngombwa yuko rero Doughboy urumva Skyto yaje gufata Doughboy ubundi ngamutware. Umumama nari narahaye umurima ahantu nyine hirya agaparisera yahingagamo umucecuru yitwa mama w'Imana ahita aravuga ati ntago uyu mwana wamutwara. Sando yarwaye kuri uyu mwana uribeshye ukamutwara nibibaho. Umwana baramuhisha Doughboy baramuhisha. Nuko twajyanye na Skyto nsiga mu bitaro ana mu bitaro aragenda
asiga yishyuye cyangwa ntago yishyuye umuvandimwe wanjye niwe wishyuye nuko nza kuva kwa muganga nagombaga gusubira iwacu yego papa sikete aravuga ati ntago waguma hano hantu wenyine ngwino n'ubundi mu rugo ugira iki tukurwaze nifura rwose tukurwaze ntago wahaguma yego ikintu nakoze baje kumfata n'undi papa witwa papa Thierry w'inshuti ni papa Fils ngira ngo yego na bavandimwe kwa Sikete baranjyana nari ndwaye ndembye nacaye iminsi mba kwa Basikete hari rero iwacu haboneka umukiriya ko n'ubundi nari narahashyize no ku isoko kugira ngo nanjye ndebe yuko wakomeza ubuzima nakomeza ubuzima habonetse umukiriya ndahagurisha icyo gihe uri kwa Sikete ndahagurisha yari agihari kuko ni nawe yapfuye nyuma maze kugurisha hariya yego ubwo maze kuhagurisha nahagurisha nayo ndi kumwe na papa Sikete na mushiki wa Sikete witwa Sinanga bakurikirana yego ahantu twarahagurishije tante kuko niwe byari binanditseho arampinduriza tujyana gukora meditation nk'umubyeyi yaranganirije wenda sinamwumvishije n'izi ngaruka zose ni ukutumvira tante wanjye masenge wanjye wandwanyeho bandwanya akandera mu bwana akanderana n'abana be hari byinshi yanyigishije sinshaka kubivuga hano ariko muri make wenda ntago nabivugaho yaramfashije cyane nuko rero yangiriye inama arambwira tugomba kugura ahandi hantu ugatangira ubuzima icyo gihe baguha amafaranga bamuha amafaranga miliyoni 11 zari 11 zabampaye ukaragenda mukora amamitasiyo kora amamitasiyo n'umuntu wahaguze yari umuturanyi wacu yego none ndangije tusubira kwa Sikete amafaranga papa Sikete yarambikiye nta n'igice cya 5 yakuyemo pe 11 cyane arayama mu gitondo arambije nyajyana kuri Equity yajyana amafaranga ndayabika yego sinzi umuntu wabwiye Sikete uko nagurisha urumva ni waba ni barabimenye to Sato ntiyanyikozaga yego haciye iminsi 2 ati wararwaye ugomba kuza nkakurwaza akabivuga nake bangiye kwa Rujugiro umva yarakize yarabaye icyamamare bagiye kwa Rujugiro kandi yarakugejeje kwa muganga akaguturera akantayo bangiye kwa Rujugiro ndashyushya ati umugabo arampamagaye amatwari mu rupfu niyumva yego umugabo arampamagaye reka ngende sha papa w'umwana wanjye ndatenda ndagenda padagiye ngezeyo anyakiriye neza ubwo yakoraga muri Mika yego nuko ndicara ubwo sinajyaga ngera muri iyo nzu nge reka satararwaraga abashiki akaba ari bajya kumurwaza yego nge magere wigundereza njya gukwamirayo reka ntabwo byabaga ko nkwama ati naza arakwamira hano reka rimwe akanamisha naho yabaga akaho kwa Rujugiro nari imazi yego umwana nawe kudaraga n'abadiaspora yezanye mirambo hari uwo bakundanaga nzinda namuvuga nawe sindi butinya kumuvuga ngo witwa Charlotte wari washaka kudivorce ngo n'umugabo ngo bakabana Charlotte tuze kuyumva diaspora uri kumva bakajya muri ubwo iryo joro urumva naraharaye na Doughboy ubwo ese ufata n'ubundi Doughboy muva mu yarambwiye zana Doughboy ndagenda ariko nk'umuntu ugiye kumujyanya umwana gusura ngiye kujyanye gushyira umwana asenga baganira ndagenda ndagira ndaharara ariko iryo joro marara Sikete yaribetaga akajya muri toilette akajya urabiza amasaha y'aba diaspora yego akajya kuvugira amajoro akavugana na diaspora wiwe diaspora zirabizi abakobwa baba bafite n'ukuntu bagira ifaranga agiye ntaryo ngira kaba yamutamo sheri kandi ubwo ndyamye muri iyo nzu yego nuko nyuma yaho niwe Sikete byarageze bikamurambira oya ubwo munsi ya kabiri nawe ngase ko nshaka gutaha ngo yango buretse gutaha wari warangiwe kugera mu nzu warangiwe kuhagera nari mfashwe neza ngo mahanga nuko buretse gutaha
ahubwo uzi ukuntu ibintu bimeze se ati ngiye tugiye kubana ikagira inkuru ubwo sisita witwa Mamugisha bakundaga kuvugana ibyo bavugana yari arwaye muri iyo minsi niyo mwarabonye anniversaire yabereye kwa Yago namukoreye surprise sikaye tugiye na Yago yego umumama wari urimo wari warakoze inoza agenderaga kumva ngo nshitse na sikaye akube yarakize umuvandimwe nyine mushikiwe mukuru yego urukundo sinabitekereza nabiza abantu bemeye ko bana na sikaye tubari ba avuga ati agahiti yarakabonye kinongeye kwigarukira kuri papa w'umwana wanje abantu babyumva yego gure twarabanye turabana nari bintu bisanzwe abashitwe bakaza ndamubwira ati tugomba guhindura ibintu tugomba guhindura umuntu ba muri ghetto n'ubanye n'umugore hari bihinduka yego ubwo rero nyuma yaho urumva ntabwo nari kuba ndyamanye amafaranga ngo nyaryamane nceceke oya ikintu nakoze nahise mbwira sitambwira ati mu rugo narahagurishije nturambeshe nukuri narahagurishije teoya ntiyabitindaho ikintu yambereye imfura pe simbeshye yego naramubwira ati rero tugomba gushaka ahantu tugomba kugura turere umwana wacu ejo niyo twakodesha ariko umwana wacu afite ahantu kumuteganyiriza umunsi ugomba guteganyiriza twararetse ugurira hagire rabireje tubara kuhagura tujya kuba ku Gisozi rero twavuye kwa Rujugiro tujya kuba ku Gisozi mu bukode hahandi n'ubundi sikate yabaga muri gato mu kazu kari tuba mu nzu yaho nini yego ntabwo byagenze neza hari hafi y'iwabo ndamwana ngo twakomeza gutura hafi y'iwanyu nubwo twazaga muri iyi nzu ntabwo yari ikoze neza sikate arayikoresha yarakoraga simbeshya yarayikoresheje inzu rero itangiriro ry'imiserero yego hari ifoto nari narakoresheje y'ababyeyi banjye papa wanjye baramwishe ntabwo nigeze mushyingura yishwe muri jenoside yego napfuye muri jenoside ntabwo nigeze mushyingura nta n'umurambo we twabonye ngo turashyingura fata rero ifoto yanjye tante yari yarabitse ya papa ndazifatanya ni iz'ababyeyi banjye yego manika hano yari imanitse hariya hejuru yari imanitse hano hamanitse ya badoboye ahangaha yari imanitse aha ubwo maze kuyihamanika yego skayitu habaho ikintu tuyumva amabwire ndizera ko umuzeme yego yumva amabwire ntabwo abasha gushishoza aragenda yavuye hano yirukanga ati mama arampamagaye byahatari saguhamagara cyabaye iki ko papa bakunda kurwara diabete ndavuga ati wenda shokwa byari mu cyunamo shobora kuba hari ikibazo kibaye sikatagenda nta mukozi nari mfite yego sikatagenda yirukanka hano hari umugore wabyaranye na mukuru wa Skaito yego mukuru we uwo nguwo watumye banca ugutwi mwubi Gisenyi mwe mugufi uwo mugufi ronta mwe watumye banca ugutwi yego nuko uwo ronta nawe reka muvugeho gatoya narakomeza kuri foto uwo ronta n'umwana mubi udashima ronta nkubwira uri umugome nta kintu wifuriza umuvandimwe wawe ndabizi wamwigiraho mwiza mwaronse ibere rimwe umugirira ishyari ronta nakurerereye umwana mwishyurira ishuri wanyu barabizi ku mafaranga y'iwacu na Skaito arabizi ariko icyo wanyituye ni iki ngiki wajya unteranya na Skaito inshuro nyinshi wamvuzeho amagambo ntabanga wigeze ungira ntabwo wigeze ungira inshuti nk'umuntu wagufashije umwana kankomeze uwo mugore we yari hano umwana we yabaga hano ariko mbere y'uko uwo mwana aba hano wa ronta njyewe nari narishe ishuri ry'umwana wa ronta adahari ronta yari aragiye aba Uganda yasize ateye inda nawe arigenda cyane ubwo uwo mugore we yari ari hano icyo gihe rero mu kuba yari ari hano icyo gihe nibwo Skaito yagiye iwabo agera iwabo ibyo yavuganye na nyina simbisi
gusa ikintu nzi bavuganye cyanambabaje baranabizi no mu muryango wabo ntago byari ngombwa wenda ko mbivuga gusa byarambabaje kugira ngo mwumve ibintu nagiye ncamo mbere yuko Skate avuga ko ndi umusinzi nawe ari Emi nawe nubyumva wakidroga inzoga kumva twebwe dushaka abagabo nk'imfubyi ubumva ko umugabo azakubera byose azakubera musaza wawe azakubera umubyeyi nkuko Skate tunabonaga siwe muhungu wenyine twakundanye ariko mu bahungu twakundanye nabonaga Skate ari umuntu unyumva nganiriza ko ndi imfubyi akanyumva kandi ukaba umufitiye n'ifu nkumva ko ari uzanyumva nkumva ka ngira iki yego ndashaka kugaruka ku kintu Skate yavuze ngo ndi umusinzi impamvu ngiye kubivuga ni iby'ifoto y'ababyeyi banjye yego Skate arageze iwabo rero iwabo bafite ukuntu bambabarire pe ntago ari bose umubyeyi sinumva ko nakumva Doughboy nashaka nk'iki gihe niba nzajya ku ruhande rwa Doughboy gusa ntabanje kumva umukazana wanjye ntago bibaho mama we rero yaragiye sinzi ahantu yakuye amakuru Skate yari yakuye kunywa inzoga yaragiye arananuka nukugira bamenye ahantu amakimbirane yavuye mbere na mbere apana kuvuga ngo mama Doughboy yitwaraga gutya ngo nditwaraga gutya yego nuko ibifoto Skate agira haravuga ati rero ngomba kuguha amafaranga hano urumva nagwaga nko ku nzoga nakibuka iyo foto nkumva ndasaze urumva utarashyinguye umubyeyi wawe urumva igikomere umuntu afite tugatanya kurwana Skate ko nkabya Skate agira ansaba imbabazi ngeraho sa nko niyakiriye ngo rero haje kuzaho ibindi bigare akomeza mu bigare bye yego mu bigare bye nawe urabizi bakamaro ibiki ibintu byinshi cyane ariko simvuga ibintu byinshi tukiri aho ngaho ndagira ngo ubwo turi buze guhita tuninjira kuri ibyo ngibyo hari ibyo by'ibigare ugiye uvuga ariko ndagira ngo tubanze tuze kumva bimwe mu byo hari ibyo Skate nabonye yatangaje ubwe ubwo ni nayo mpamvu nakubwiye ngo tuze ibintu byose kugenda tubishyiraho umucyo abantu baze kumenya ukuri kose kw'ibyihishe inyuma y'ibi byose dore hari imyaka 10 mbanye n'umudamu yewe nawe twagiye tugira abajyanama bose batwikuraho baravuga ati aba bantu n'abasazi aba bantu n'abasinzi twebwe imiryango yagiye tuganiriza inshuro nyinshi cyane imiryango igereye igihe irananirwa bigero baduhereza abayobozi b'umudugudu barananirwa batwohereza kwa gitifu baravuga ati aba bantu ukuntu bimeze abantu uretse kubahereza za gatanya bagatandukana umwe akabukwe n'undi akabukwe aba bantu ntibashobokana kuko bose umwe ni umusinzi ku rwego rukomeye n'undi ni umusinzi mama Doughboy ko aryamye mu ntebe ni kare kunserereza nanjye hita mfata telefone hita muri kodinga boro y'iminota 4 n'amasegonda 48 urumva ko boro y'iminota 5 n'ibitutsi byose byari birimo n'ibintu byose yavuze byose mba ndabifashe umudamu akibibona yahise ansimbukira umusa sinkubeshye ntago ndi kwirarira yaransimbukiye bamfasha wakajwigana n'indyamye urabona mu rugo urabona bino bitebe binini urumva ngiye mu rugo nahinduye intebe nigure bya bitebe biba bimeze ukuntu binini by'ingagari nyine ndabizi naryamye muri kimwe nigaritse nyine yego abarakinsimbukiyeho saa kinsimbukiyeho bafasha telefone mbanyibitse mu myanya y'icyubahiro cyanjye hagati y'ibirayi bibiri mu bugabo nyine turwana no kugira tuyikuremo mbona ngiye mama yake ni igisozi ruba ubwo nanjye nta kindi kintu nakoze narwanye no kumwaka telefone sinzi ukuntu nakoze rero ndarahiye imbere y'Imana ishobora byose gusa ndanaryemera ndanarisabira imbabazi mama Doughboy ngewe naramusunitse kurumva ngewe ndi umusportif nahise musunika abagura urabona kamarade wazi mu rugo urabona ka kabati kanjye kari ibirahuri ndabona karoti mama Doughboy abakubise umutwe w'ibiswa mama Doughboy yambaraga amaherena menshi ku gutwi yego umusa sinkubishye nagiye kubona mbona icya kirahuri kiba kibaza iki kwa gutwi amaherena baratakaye ubwo nanjye kujya kumwegura akaboko kanjye kahano kawa tatuwaje n'ibiki kaba karabaze n'urutoki ibintu byose babigenze gutyo we mu gusobanura avuga ko wamurumye ugutwi ukakuvanaho ugacira hasi wamara gucira hasi nawe ugahita witema ugahita reka mubaze kamara ibyo bintu bibaye narabwo atama bikuremo
yego uburetse nkubwire hano turi mu rugo hari abana baba hano mu nzu baba bahari niyo miserero yabaye Skaitu ubwiwe buretse ntaravuga kuri iryo jambo yabwiye bakamaro ko yuko namutemye ugutoki n'ikiganiro Pionika yakoze uzagenda uzumva kabivugamo ndamukata aho ngaho aravuze ngo yaransunitse ngwa mu kirahure cy'aka kabati iyi TV stand ntago ari byo ntago ari byo nari ndyamye muri iyi ntebe iyi ngiyi hari ukuntu umuntu adasobanura ibintu byose yego noneho ndyamye muri iyi ntebe urumva twavuye hariya kwa Gasongo navuye kumujyanira umuti tuva kwa Gasongo twari twasohokanye turaza yego nk'umugore n'umugabo yari yicaye muri iyo ntebe wicayemo aha ngaha nicaye mamagara mukuru wa sekretari ibyo yari yamvuzeho abwira Eftari yakoze nyine twavuganye na mukuru wa sekretari ashyira conference noneho mbwira Runta ndamugasero iyo ufata ibintu byacu byo mu rugo nkuko yemi twavugana ukanyumvisha n'undi muntu ujya hano ukarara ukamara n'iminsi yego uri kumva noneho ati gute ufata ibintu byacu ukabishyira hanze ukabyumvisha rubanda twe tudashaka kabimenya wewe wari umuhamagaye nk'umuvandimwe kuko Efuta ukuntu ateye niyo yabonaga nshwanye na Skaitu ari ukuntu barabivuga bahari abantu rega bavugaguzwa akagenda akaba yabwira undi muntu ugiye numvaga rero ntabishaka ibintu twari tugiye mu kagari nuko rero muhamagara ndi hano mu ntebe uzi ukuntu Runta ambwira ngo mpereza umugabo wawe ari utuvugana arangije ahita aravuga Runta atamubwira ngo se ngo ntabwo uratandukana ngo uwo mugore ngo kuki mudatandukana nk'umuntu uri kubivuga gutyo ngiye nahise mpaguruka Skaitu yari yicaye muri iyo ntebe ndahaguruka mpagarara hejuru ya Skaitu ari kugira mbwira Runta ati wananiwe kubaka urugo rwawe kuki ushaka gusenya urugo rwa murumuna wawe yego nuko Skaitu mbona yabigize iki yabigize intambara numvisha yese anambwira nabi Skaitu Runta yese ambwira ngo mubwiye ahita ambwira ngo ziba wandaya we koko si ubwa mbere Runta ngo ndi indaya ubwo Runta abantu bimenye ni byarabimenyere ne twasangiraga tugashwana kandi sirajya gashwana nawe kenshi yabona shwanya na Skaitu akabyivangamo yaranukaga ngo ndi indaya aho nkaho yavuze ati bano bantu reka mbunge ukuntu nanjye ubwo urumva nanjye ndi umuntu nahise mutuka nanjye yego ndamutuka uyu rero Skaitu yumvishe mukuru we ko mututse yesa nk'ubiturushyi mukungu biturushyi oya mbere yaho hari ibyo ntavuze mbere yaho nacomekaga televiziyo nacomeka televiziyo Skaitu akahita acomora raronje bamuhana inyuma y'intebe umugozi rwa raronje akawucomora nkamwe uranshaka iki muri hano muri se uranshaka iki kuko umwana w'umukobwa yari ari gushyushya ibiryo hepfo uranshaka iki akomeza nyiyenzaho nibwo rero navuganaga na mukuru we arangije Skaitu ankubita urushyi yankubise urushyi mpagaze hano nabyutse hano mu buriri wavuye muri iyi ntebe mpagarara hano nari mpagaze hano ahangaha kuko twarwaniraga n'ubundi gucomeka nuze raronje n'ibyo bintu bivuga ngiye hari filime yanjye mba ndi kwirebera hari yego ubwo ahita nkubita urushyi ankubise urushyi kuko Dobo yari afite ikibazo kwa muganga batuje no guserera bireba kaba nashatse gusohoka hari yego gusohoka ugende hanze Skaitu yongera arangarura ahita nkubita muri iyi ntebe ushatse gusohoka ahita yongera mukungubita mu ntebe ahita mfata mu ijosi nishingo mvuze induru mpamagara Solange namubwira Solange mbabarira ngwino n'aba Solange yaje gutabara Skaitu amukubise umugera ahita amukubita iyi tabure iri hano ayimukubita mu gatuza gutya iyi ngiyi iyo abamukubise iyo taburo hano amukubise taburo undi umwana ahita amugati hamagara mu gihe ngiye kweguka urumva umuntu yagutsikamiye ari kukuniga mu gihe ngiye kweguka Skaitu yahise afata ugutwi kaba ibyo nkubwiye umwana ba hano barabikubwira bose yahise afata ugutwi arakuruma ahita acira ku meza urumva we avuga ko yaguhiritse oya umva si by'icyo kirahure icyo kirahure rero icyo kirahure yahise agira iki yabonye yuko ankoze ibyo oya
narakomeje urumva n'ibiki n'ubwoba n'iki ndabwa reba ukuntu mvishije amaraso ariko kaba sinamenya yuko nakomeretse cyane ntago nabimenye kuko nta n'amaherena nari nambaye nta maherena nari nambaye nari maze iminsi nambara amaherena nta maherena nari nambaye noneho ndavuga nikuraho ndavuga bya bindi n'ubundi yarasanzwe nkomeretsa rero nta mungo yose ibinkovu zose yarasanzwe nkomeretsa nkomeza nicara muri iriya ntebe nashaka gushyiramo filime noneho arangije ariko urumva nahise mutuka n'umujinya areba ibintu nkoreye reba ukuntu ungize n'ibiki ubwo akicaye aho ibyo kurwana abarandikodi ntabwo de mukuru wa niwe uteye ibintu turashwana niba ari kodinga agasimbizi yego kaba yahise amena iki kirahure kuko yabonye ku gutwi kwabaye we yari yabibonye yahise amena iki ikirahure cyangwa ntiyavuze ngo ibirahure nibyo byamukase yego yahise amena ikirahure ahita yikatisha ureba ndeba ubaze uyu mwana ndeba kugira ngo ashyire nuze ko namukase nanjye kubera mbonye ukuntu angize kaba setata soka ariruka n'ibirenge yikataguye ariko bitari ibya cyane wabonye ko seto nta bikomere afite ubwo inyama zanjye niba yandiye niba yararumye aracira niba zijyanye mu kanwa niba yaraciriye sumbaza aragurutse aragiye kaba aba aragiye none ikintu ndi kuvuga kari kuvuga ngo ibirahure ngo nibyo byamugize mama doboye kaba yarabwiye bakamaro nawe minyawe ko ari njye wamubagishije ibirahure ibyo bintu bihurira he njyewe unyemerera uyu mwana ndemera aze hano avuga ukuri Solange ndabyemera mbere yo kugira ibindi bintu mbaza turamushyiraho nawe avuge reka tumuzane Solange ngo tuzanye Solange nk'umwe mu batangabuhamya b'ibyabereye ahangaha byose kuko Skayita aragira ati njyewe umudamu niwe wankase ati nawe ukavuga ati nyuma y'uko andiye ugutwi yahise afata ikirahure arakikatisha ariko Solange ibyo byose nk'uko wabitubwiye aranatubwira uko yaje ahangaha agakubitwa iyi taburo nk'umwe mu bari bahari sora byagenze gute kugira ngo intambara mu rugo haze kuba intambara bize kugeraho Skayita yadwana na mama Doboyi ikageraho anamuca ugutwi ariko nk'uko mbikubwiye wumvise ko we wari uhari ibyo byose Skayita akavuga ko ari umugore wamukase ariko ibyo byose turagira ngo uze kudusobanurira buri kimwe akantu kose nyine ukuntu byagenze yego mama Doboyi yari yicaye hano noneho batangira gutukana papa Doboyi atuka papa Doboyi yari ari kuhamagara nyine bari kuvugana na mukuru we Ronda yego arangije atangira mutuka atuka uyu nguyu ngo ni indaya papa Doboyi mama Doboyi aramubwira ati wabwiye uwo nguyu uri kunuka nyine Rotari utuka mama Doboyi nyine ngamuhagarike papa Doboyi abaranje mama Doboyi yicomekera televiziyo ari kwirebera nyine yirebera filime papa Doboyi atangira mwiyenzaho acumukura televiziyo mama Doboyi kuko yari aryamye muri iyi ntebe agasubirayo nyine akongera agacomeka yego noneho ubwo papa Doboyi akubita urushyi mama Doboyi ureba ndeba mu gihe nari nje gutabara amanura kiriya gishisho nyine atangira nyine ankuraho amunza ankubita kimanura yarakiguhindishaga ngo gende yarakinkubise aba nyine afashe mama Doboyi amwonamisha nyine kuri iyo ntebe muri iyi ngiyi kuko kumura umugutwi nyine nanjye nyine kwagutabara kuza nkubita ikintu uza ngwiriye aba nyine afashe inuzi kariya agataburete agakubita kuri iriya toronovisi cobi yicayeho agakubita kuri iriya toronovisi biramenetse ayita agakubita kuri iriya TV stand yakubise aka gataburete arangije nyine abafashe ikirahure yikatanga ku kiganza ureba ndeba njyewe nanjye nyine ngira ubwoba mama Doboyi kuko yari amaze kumura umugutwi nyita mfata amatelefone ngo ngere abantu mamagara
ndebye hano haruguru hari umumotari wari uri kuhanyura nyine ngo azadutabare nawe nyine mbona ariza mu gihe natwitayeho yego ndavuga ati kamfunge hariya hepfo papa doboy nyine ataducika ko nasohokaga nyine nageze hanze nawe yafunguye hano ahita agenda n'ibirenge yafunguye hanga urugi rwo hanze n'ibirenge yego uragira uti yafashe akagatabureti amena ikirahure arikate yikase bingana gute yikase nyine ntago ari hanini ni gatoya cyane nyine amaraso aragira yacitse igisebe atangira ahita azamuka ahagarara hari aravuga ngo kanigendere n'ibirenge ubwo hari nka sangahe hari nka 6:30 n'igice z'amanywa z'ijoro 6:00 z'ijoro ubwo abaragiye namwe musigara ahangaha mu rugo natwe twasigaye hano nyine tuhita tuzamuka nyine ngo turebe abantu badufasha yego tugeze ruguru iriya nyine abantu binaha nabo nyine kubera sikarito yagiye nyine papa doboy nyine bakanga kudufasha pe kuko bamuzi nyine niwe wari wagiye mama doboy yasigaye mu rugo nawe nari twari turi kumwe nyine ngiye kureba ba Keriya kugira ngo bamufashe agere kwa muganga yego kuko ntabwo yari gusigara hano n'ibintu sikahita mukoreye yari no kumwica yego reka tugushimire ubwongere yego hari bamwe mu bashuti bavuga ko hari inshuti ariko na sikahita ubwe hari ibyo nawe agenda yivugira bavuga ko mama doboy hari igihe ajya ava ahangaha akagenda akamara icyumweru ataza ahangaha ariko impamvu tukuzanye wowe uri umwe mu bantu babana mu buzima bwa buri munsi mubana hano mu rugo ibyo bijya bibaho ibyo nyine bibaho hari nk'umunsi byabayeho icyo gihe papa doboy yafata gaze agiye kudutwikira mu nzu twese arangije nyine tunyita nterura abana tuhita dusohoka tuhita tugenda nyine kuko yari yarangije gufungura igitambi cya gaze agiye kudutwika turagenda yashatse kubatwika pasikayito yego icyo gihe hari habaye iki hari habaye pasika nari maze iminsi ndwaye malariya yego rero ava mu minsi mikuru ya hano hirya mu baturanyi nibwo yashatse guserera nanjye ashaka kudutwikisha gaze nibwo ngewe eme kugira ngo mve mu rugo mva mu rugo hari ikintu mpunze yego n'abana banjye ndabajyana sinjya siga abana banjye n'umunsi wa rimwe n'uyu mwana yabikubwira n'undi wundi uba hano nawe yabikubwira ntabwo ndagenda ngo n'urugo rwanjye kuko nkunda abana banjye n'umuryango mfite yego zimwe mu nshuti zanyu mwagiye mugira mu inshuti z'umuryango Solange yakikomereza n'akazi arimo twari tumuzanye kugira ngo nk'umutangabuhamya nk'umwe mu bantu baba ahangaha umunsi ku wundi ubwo washyiraho n'iz'umurwaza kuko umurwaza ahubwo kuko niba afite WhatsApp umurwaza afite WhatsApp 079 079 makumyabiri 350 ubwo izi ni iz'umurwaza reka turebe nimero wanditse 079 makumyabiri 30 nako 350 yego yitwa Keriya ubwo ku muntu wagukenera yahamagara Keriya ashobora kuba ari hanze cyane cyangwa agahamagara Keriya mukavugana kuri WhatsApp yego call noneho yawe iyo umuntu yakubonaho yaguhamagara aka kanya agahita kubonaho 079 20 yego 69 77 yego iyi baruyo hahirwa abasenga Timote Kambaye n'indi nayo ni iyanjye ariko nuko ibaruyo Skype yego 079 0 80 32 83 yego amadobo reka nkushimire kandi nkubwire ngo wihangane kandi ukomere murakoze namwe